Club man, that Kev Max. Back with the best. Niyo nyuma y'abasinze umugenzi dutangira Baby Gods Nemuchikwe Anatari Osta Iheme Nakindiri Kidiyez Bakuziye Bonje benye zakoranyemo abasore ebyiri nako n'inzane ebyiri zavuye mu mugenzi ebyiri inzinga ebyiri bagukine twinshi Baby Police akina ukwa baje muraka n'abanyadukoryo nyuma y'abasinze 3 Krokoman Mudakim na Ripaka abasinze bara ikigutangaza aba bagabo muri mwezi Ramazani baba bakiranutse ariko mu minsi yindi barameneka shaho ngaba okay twagiye Nyangasha mena kibarya nyanga Sabora kunwera agacupa kanje munsi y'igitanda kandi mu kirere harufumba byose unebera mu kirere yeah Baby Gods ngo nabarinzi b'impinja Baby Gods ntago ari bodyguard Baby God baby yuru bebe y'urwana abarinzi b'inzavumba aracyari Junior na Poremia hamwe na African Movie Market wala yo nobwi yahuze hari kuzikumwamwe no kuvuga byanga kweli wewe barumani yeah bere barumani nta barumani ntabakiriya dore dinyo kinyo Fast boy tugende dutahe Baby Gods bavandimwe umunsi navuga nitonze nimubaza impamvu yane ibingi byo niyihe sinkizi ariko ndavuga nitonze mwese kabagera umugenzi aho uri hose bantu muri Musanze muri Muhanga kabagera mwese abari mu burengerazuba burasirazuba amajyepfo amajyaruguru muri Kigali ukunda filime gusa ugereho kata muzika aya twagiye mugenzi na Poremia Junior Baby Gods ngo nabarinzi b'inzingo b'inzana turatangiye mugenzi bakise abarinzi b'inzingo Baby Gods cyangwa abarinzi b'abana twamenyera bodyguard uyu munsi mugenzi baje boniye n'abana ese bariranda ibiki biragenda tubigeze mucikwe aracyari Junior da Poremia hamwe na African Movie Market bavuga bati after level Africa Online Resolution bateguye cyane mugenzi Revolution is hafi aho ngaho presentisi nabateguye cyane mugenzi ndetse ameki mu nago yakajemo Costa Iheme mugenzi yakajemo cyane hamwe na Kennedy Kidiyez aho mugenzi barafasha mugenzi n'inzane ebyiri hamwe na Ashley Ngonsu bazina rahana abanyani Nigeria niho twanyarukiye umunsi none back Baby Gods Baby n'abana Gods mugenzi n'abarinzi mugenzi ashinzwe umutekano Baby Gods
byanga byakora byose harimo twese gutyo nimucikwe niyo mpamvu ndahangaha mugenzi musobanurire byanga byakunda musobanukirwe cyangwa se ku ruhande bajya mu karitsiye imyuzure bakinaga n'abana rwose nkuko nabo bizi n'urungano n'imyaka ngabo bitangaje ko babuze imyenda yo kwambara iwabo gusa ibi ngibyo byose biraryoha kandi utarabikoze ntiribuye utarabikoze ni debile ni zizengi nawe wabikoze aba ari umuntu muzima nkanjye cyangwa se akwanda ruwasaga ni muzehe maniga cyangwa karitsiye gusa mugenzi rwose ku buniga bwe yatakaye mugenzi ku turinete navuze uyu munsi navuga nitonze ntabwo mvuga nirukanka ndabizi amafaranga yanjye utari ndayafite kuyarya ni ihame narabirahiriye ndayarya navuga cyane navuga gahoro tayari abarimo arinjira ndeba nabigeze gato barakina cyane urabizi uyu Afurika yose na Afurika ndetse rwose tuvuye aho ngaho mugenzi wakono ku ruhande harabaganiraga kuko mugenzi ubizi imburamukoro abari mugenzi abari imburamukoro aho ziba zose mugenzi kwisa abari imburamukoro abagabo mu cyakare babyukiye ku mutobe bari kugahiye buru baraganira hanga bari kunzagwa Ocha na mo yanya mura mai. Na Kinyarwanda. Muranga ngutu. So, as I was saying, she saw me. She just ignored me. To get her. Then, Guzi, nubwo nyima nzagira nshaka byanga byo nshaka kujya najya kuri rezo nzamubona. Try to get her. Ngo baranga myese abaturage b'icyaro babanga usanga ari ndagira bitabo batazi no gusoma no kwandika. I shall connect to her whether by crook or by crooked. Nzamubona byanga byakona n'ibintu ngasabone no kuri Google. Okafo. To MTN. Hakora umusazi cyangwa ngo jya umukobwa mubona ni uko ufite kuba ufite rezo ya MTN cyangwa ya Pigo. By force. Ziraga byo biri ngombwa. It's a recharge card. How can a lady? Niko umukobwa nkuri ya wize yakwiteza umuntu nka utarize umunyacyaro kweli. Like naho bihuriye abe namba. And by the way, what do you know about your friend? So ko muze hiki. Because I'm thinking. Bonye ko bitekerezaho. I'm beginning to wonder whether this place is so correct. Naje ko sebaza na mutwe wawe wari hazima. I'm asking a question. Ndaba kubajije mbwira muri muzima kuko nabo meze ngafite ikibazo. Do I look metabolically crazy? No, nabona sanga ndi umusazi. Do I look metabolically crazy? Wana mweze nga naturubuye. It's my fault. Ndakeka niko tanye kwa nashanga ngo maguru urwa kwa magande zinga abantu nisanzuro mwese mbagurire tuganire mwa basenzi mwe. Awe se kawe dutukagendere yagawe. Bikenye cyo zakuru. Gawe gendere akahabirwe dukanga. Nzoga ndazo kwingingi. I see reasons why I shouldn't have invited you here in the first. Na kandi babaga go sanga magurire inzoga ko mutangiye kunuka. Gawe gendere akahambirwe duhinkanga. Winganje abigene simwe byarunguriye birangira nkanga. You are in a discouragement agency. Winchinaje nje nakunze myenzi miranga myenzi go yikundi mukobwa ndetse mukobwa myenzi go munyeshuri kazi. We muki wabo mugeze mukobwa mutumwiza cyane. She's only in this village because her parents died in an auto crash. Imave ukugara hanga gusuka bye bapfuye babishikana nagashida. I go for her. Icyo ndabizi cyane. Niba bugosanye mufasha ngumfasha mu byo ukora byose mube hafi. Don't to help her. Am I not in the capacity to? Bona njye namfasha. What we are naje kayanye tubihanga amaso gusa nyiri ko bimeze. And the no blood comes together. Urabizi ya nta kuntu umuntu w'umukobwa muto yakunda urungaye w'umusaza ntabwo bishoboka. No, we don't have money to. Okay. Bagabo bara. Ndetse rwose nyezo bavugaga naho ndibyo tumwiza ngo bakono ku ruhande ko yakaje. Hari mugeza bamwikundiye ndetse amaze iminsi mike muri quartier yabo. Ko yakaje hakono mazera aramubona da. Ni mazera hese ndakize. Amubonye araroba. Kobwa ni mwiza yewe data yewe arabaye. Bakiraho umwe yarobye. Okafona aramubona sasa nyiri gukunda. No kafo yakuze araguruka. Wamubonye ubwa nyampinga wanjye ngo watumye umutima wanjye gose uhinduka nk'ibuye. Wamubonye. Bino baraseka. Nasigara yasamye. Musaza ugeze ukafara kurikira. What's of the love right? Ndakubwiye abagabo barahaga hana abasenzi ko nyagagurutse. Okafo. Yewe. Yewe zatawe. Yewe. Dore gatsko. Do. Come. Sasa giye ujaga ubwo gido. Dore cyafashe do. Inoryi kirimo kirazikanda. Abagabo barahaga nibwo barakatsirwa n'Imana do. Okafo. Yewe Okafo ni mubiki. Aragaruka. Ngo barabize ngo kuni mukobwa. Love right is abafo. Yewe data wigose Imana zikurema. Neza ku ruhande Papa Riseri ahagaze bari muri sport. Yo.
zazana ebyiri bari muri sobe rwose ko baje binza ari indwanyi umwe ne jya undi ngo ni Brussels ngumi zanyazo ni abanyamapiki bacu n'ubwo rwose baje banyiza indwanyi bari mu myitozo bari muri siporo mu cyakare bari muri siporo umutwe filimi da no you serious my friend is fata ngumi none sasa bakarwanya bari mu myitozo bamugeze mu cyakare bari muri training nombaze ngo training baze banye bari muri training bakarwanya umukuru w'umudugudu acaho umudugudu ko yakashe izinzana ziri mu biki yasoje Jackie na Nuzana na Brussels bari mu biki harugana bapiki. You didn't hear the problem they had with Maziuk. Ese nagomba ko abana jondi bibe bako bakwise umusaza wo mekari bitari rwa bukamba. Abana ni rwanyi banarwana gose bararenza bose barabazi. Got interested in the jollof rice. Bizi ibintu bimeze nka zango nango karate ngo na za kungufu. Ndetse ngose ngo namukora kuri mushiki wabo ngo mbita ngo nayo ngo jollof rice. Bita ipirao. Kugeza abangaba bayo. Are you more than smarters? Yemwe bana mwebwe mwambere bamwe kuki mugamba rwana mupfiki. Ugaje kugana wese kugwana wageze ngo abisimbeba. Na abambaye kwita abantu bakuru bareke n'ubwo bari batobe gusa nakaje baswita imbeba ntago turi imbeba zo kwita imbeba ngo turi impunyu. Urumva? Mezaje ubike gusa ngo bajya mutsa ngo turi imbeba ntago turi imbeba zanyu. Mujye banga mugende. Utoka se mutoke. Firimira. Amugeze ngo tangiye. Ibyana biraha. Byaje kurisha bageze ari indwanyi. Ndetse gose ngirwanyi savugirwamo. Ndetse byose gose akona ku ruhande. Wa mukobwa mwiza afite umuryango abamo. Nababye mugeze afite. Tamye gose kabageze bakageze ko batashye mu rugo. Nawe bigeze ukajyana ibikubagaje. Doko byishira mu rugo iwabo. Ntacyo guca ku irembo do. Imbere ya sona nyina. Ureko bigeze byurira. Byana biranga. Ni kubaganye. Byo niko byabaye. Wa mugabo ngo niko nabaye bigeze byo niko byabaye. Ni bikubaganyishaho. Byakaje do. Papa, mama, turatashi. Biruriye bahita bigiye mu rugo iwawe neza fresh. Papa ngatetse iki? Ngatetse pilawo, jollof rice. This was interesting. Ariko se nyegose ngo kurya pilawo wese muvandi. Nanjye mu ko pilawo manze niki? You guys know you're special to me now. Nase gose karamwe nze mbona bizega bona bitangaza kaza nango mbambare mubetse. Mujyanga bataragenda. Where did the wind blow the show? Mwembi muturutse muvahi. Where are you coming from? Muvuye hehe? Twawe kugeza ibyo muri siporo mu gitondo byabiye gose gukina mu myitozo. You're falling because your father just questioned you. Kuko so abaje bamvise mwirakaza. Umva. Proof for both of them. Izibwa umunsi gabodiye nibaze kurya. Dore ko gigize nzererese. All right. Bano biteka byose yose bikaba bari nagorwa. Isaraguruka niso byara. Fatakora kimwe na kirumu nake mucanga. Mucyatugende se. Ubaka bikubise. Sabye nako bigose birikanda. Byaserereye. Urande bayikiso. Urande bayi. Wese mbonesheje iki? Sanche kareka gusubizanya tubyorere. Babikubise ntago byananiye byose asabye babyinya ibiryo. Byose kano bitangiza kujya tujye muri siporo zo kujya tujye kuva maso muri siporo kumbaraga. Unushuko nimende ubwenge. Nace kadutuze tujye kwaza amashi cyacu n'abyo batubikiye. Tubaze umubazo iki? Tujye rero ndatubikiye ko bizana dukunda na kuneba yaba yaducuza. Je naho nje ndabyanze. Ntago nkura kwingingiriza. Tujyaza tujye kwikora batwiki ibyo tumone turya. Bicaho. Abana barahangana ngo bagayishaho. Kandi teka uyu nimugeze rero uzajya bizara igitekerezo. Baraza. Bagashoreranye. Ya. Sinanye nabararyamye. Ndetse nyoza mu kugura ahangaha. Ese ngamishiki wabo. Ni umwana byose afite umuryango bacumbikira iwabo. Gusa ameze nka mushiki wabo. Byakaje n'inkubaganyi do. Tayari cyonzi cyo kino kigiye kuza. Babye bari hindukiza do. Bicaho. Genze mushiki wabo hari. Uyu munsi nabwo byariye ari cyakomanze. Nibya bikubaganyi. Ko byakagize massage abye bararyamye. Mana nyagasani walayi ushimwe. Ya. Bivayo. Birinjira. Dore ko bireshye ariko amafuti bifite arabisumba. Tayari birashonje. Namageze umva muzanga kugeza umva mwishyira mu cyumba cyanjye. Wapi namura twumvisha ka basi muzakora bahi.
sasa ugeze mushiki wabo ubugeze uko babanye n'ibigeze n'inshuti yabo ni ishumi ntago babura bamugeze hari ngo babyemere arabango barye gusa sha bararya my friends nawo ndebera abana baraha kubakariye bafite ibiyiko bimeze nk'ibirushi bashyira mu kanwa dore gusenga dore gusenga uneyo ku kimenyetso ese ntabwo mujya musenga ariko bizazakora bisenga maze byose ntabwo mujya musenga mushiki wabo babaza ese yemwe basi musenga imana ko mubonye ibiryo harya bajyana he gipfa kutomba zakora tukaturya bararya kandi uko ujya byose bacurana bakariye gupakira itamo kagenda itamana igipirizo sasa nizakora barimo akanyamado abafata ko nyama agiye kuyirya buretse inyama tujya mu myaka turega abana buretse ni ugucungana hano gato dore ukacuka dore ukanyagwa abana bararya wajya ngo mugeze ukarwa nagafuka arimo arapakiramo arongera amata ameze nk'ibipirizo wajyana imipoto barimo barapakiramo dore ko ari itajya yuzura birapakira oya no gucunga bakeneye amazi yo kunywa genza bitaho nubwo ari ibisazi ni inkubaganyi byatameze muri siporo birwana betse sebetse nyanya mubiretse sakwe twigabana samye gusa munyazo biketse byatinze mugeze gusa muri karitsiye imwe hari uzango ni Okafo wikundiye wa mukobwa mushiki wa zanzane ebyiri gusa ni muzehe Okafo ni inanga y'Imana uko inanga y'Imana yakaje ivanyaza kujya gusaba mu kuririmba hari uho gusa afite ijwi ryiza umvijwe yaje kumugeza kuvoma ni mu cyaro afite imyenda kandi gasendereye sasa mugeze kuko inanga y'Imana yakaje Okafo ibonye umuntu ugeze kujya gusaba urimo kuririmba wafatishije watwaje yewe pirawo mugeze kitabo ndegero fries gapirawo zina ry'umuceri yewe gapirawo buki bwanjye kivayo urahanga wenyine ayuhiye ironi uri hano wenyine icyambaraga ayiwe ndebo cyasabye uri ndewo. And who are you calling jollof rice? Ninde witango ngendi gapirawo ngendi pirawo baranja No vex. na mamu ndakukunda To annoy you. You want to carry water? Mama amazi uje kuvoma amazi mfashe kuvoma amazi. Come. Mbwira. Fasha amazi. Kiramwegera. I love you. Yewe ndakukunda. I love you. Ndakukunda ndakurobiga murubishu. Sasa mnyezo kwa murubishu. Hafa mnyezo bahari. Baro mnyezo kwa cyamashiki wabo. Byumvishe mushe mnyezo almana matabaza. Aba yaje kumugeza ubakirira afa ngo bari bugosebere mu mugikino yawe nk'ukuzi by'abana. Bafayo sasa. Kuri mushiki wabo barabona ramnyezo ko bagaburira. Ingome mu rutwe. Wamusenze we. Kinyamye sujana n'indwaye. Umugabo nambabaza. Kwa mujinga we urushi. Ingumi yari filimira. Biri serious jaseri. Kwa mujinga we abana nambabaza bana bara. Bijari baratumageza bamugarura hasi. Uzongera amasenzo. Dore uko gisa. Zafa ku igare rye. Yantaza n'irigare naryo ryangiza ryegura. Serigare kirigare hakurya. Filimira. Bana baraha we. Ya, ni Bruce na Jackie. Niko babisi. Mugeze gusomye zanga muri quartier. Mugeze gose muri gukora zanzana ebyiri zibikubaganyi. Gose nyazaro wari wahaje kubasura ni nyirimbirima. I'm sure this must come from Okeke, the village. Ati rwose cyeka uruga mu mayo rwanza tukano ijya mu cyaro cy'abaturanyi. It is so fresh. Gose ni fresh cyane rurado cyameze neza. Always mix it. Ndadukumba uruga rwo mu cyaro mugeze gose akumura akagwa ko mu cyaro bajyaga banywa. And the demand. Ndetse mugenzi waje anga waturutse mu mujyi yaje gusura mugenzi umuryango. We are very much happy that you are here. Ati gose tanezere ko aje kuzusura Imana ishimwe Imana yakoze igitangaza yakuzanye. Staying in the village doesn't really defeat her. Rwose kubanga mu cyaro dukumbura umujyi tugakumbura abantu bene wacu bagiye mu mujyi. You know, considering my relationship with her late father. Rwose uriya mukobwa muto nibutse ukuntu ise yari inshuti yanjye bindanda bine bwose nibiyambabaza.
I felt that she could come to the city, niyo mpamvu rwose nesekije bisohotse mwana naze abi iwanjye mu mujyi mwimfasha no kwiga staying in my house. abi iwanjye mu rugo mugeze na mukobwa wa mukobwa wese ngo ne nuza bwagapirawo. Thank you. Imana yakoze Very great of you. rwose yakoze cyane ko ugiye kuba wazifasha kumurera Life cannot bring out the best out of us. ndetse rwose mukobwa tuzi ko byanga byo kunda hazajya hose azabaho neza. When will that be? ese urashaka gushaka agende ryari? Yes, if you don't mind, niba mudafite ikibazo or let us first thing tomorrow morning. wenda ejo mu cyakare rwose yaza tukajya ku Kigali akajya kubayo kavana mu cyaro wese ntakaza k'icyaro icyaro ugiye mu cyaro mu mutwe mu barafu. No problem. In fact, asa nta kibazo rwose mu mufashe rwose ntacyo rwose nimuhisemo kumurera n'ubundi nawe umeze nka se turi mu mwana burya bari w'umuryango nta kibazo. Genza na mukobwa bisa ngo ni gapirawo Joro Foragisi. Hari uwaje ngo mugeze muri famille yavuga ati reka murere yahoze ari inshuti ya se aza mufashe kwiga n'ubundi n'abana afite. Wait, I am coming. nta muntu ubana mu rugo rwe wenda uyahaba. Hey, yewe muvandi I can see why you have always refused my. siko rwose ndimo ndabona impamvu wanze kuza mu mujyi. You don't live women. rega impamvu nazajya mu mujyi rwose ko mfite umugore mwiza Imana yampaye. umugore wanjye rwose mfata neza bamuntu ashaka kuza mu mujyi nta mpamvu yo kujya mu mujyi. You to look younger every day. niyo mpamvu buri munsi ugenda rwose uba akantu kaba agasore keza cyane you look younger every day. Put more for wife for me. nanjye rwose ubwo bakomeza wanze umaze n'imwe na gatobe. ndetse gusa ku ruhande ko mugenzi yakaje akora cyane hari uwaje asaba ngo amujyane mu mujyi agende yigireyo. ni Nyirimbirima. yewe sheri Jens Sherafa umugore mwiza ni nyina wazanzana ebyiri afite abana shabi nkubaganye. Nene. yewe nene It is very delicious. nta rwose uzi guteka cyane. Well, I don't know what to say. ntabwo nzi n'iki navuga ntabwo usaze mu mujyi uze kudusura iwacu mu mujyi. Hey, I don't think you will agree with me. ndakeka rwose ntabwo sheri yabyemera ko nta amata ngo nze mu mujyi. That is okay. nta kibazo We'll talk about it later. nanjye nazaza tubiganira ikindi gihe. ndetse gusa ku ruhande byanze ntibyatinze mugenzi kubwa yakaje hari uwaza mugenzi bwa inshuti ya se waje kumusaba ngo amufashe ajye mu mujyi amufashe no kwiga afite imiryango mugenzi umwitaho. None is here. My daughter. mwana uraje mwana wa Welcome. mugenzi gusa umuryango unezerewe Fine. ndetse mugenzi kubwa gusa arakunzwe cyane arakora cyane mugenzi umwana witanga umwana uca bugufi umukobwa mwiza. Yes. What do you bring from me? ese wanzaniye iki tonto? I always bring things. ndabizi rwose icyo cyitaka byose ndakuzanira ntabwo nakwibagirwa. I have some items in the book. reba muri butu hari utuntu rwose nakuzaniyemo umwana wanjye. nimuze Nyirimbirima umuryango ubanye neza. Yeah, you have something in there. Narega rwose umwana arabizi ko nashize tutamwibagirwa nubwo uri se wabo gusa nayo turamukunda. Yes. rwose yakagize dore ngo sasa byose azaye rwose yamabanda abiri bya byana bibiri ko byagatungutse hakurya n'inkubaganyi n'ibisazi bibiri ko byakaje mwitonde mugabo kigaruka byagenze bite uwo mugabo ntabwo mwamwishe We almost caught of you. ko mwagize yagize imana wabuze gato ngo tumucishe zose nyaguhambirwa ubundi gukoraho nkandi We'll do it because of you. ni byose byakongera tubikoze hejuru yawe What he did to you, he does not deserve to live. maze kuko ibyo kore ntabwo yakwiriye kuba yakwiriye gupfa Just calm down. ibyana bira byakubiza byaze kananga okafu papa wanyara hangaha mu gihe muci inyuma atababona afite n'abashyitsi kino kiri mugeze guraho gisesti murunguruke ibyana cyane bikubaganye cyo kuca cyuko cyakuriye mugende mujye mucanga ya biragenda nuko kugeze yagafunga muri butu hari uwaje kubasanze meje baza kumusaba ngo amujyane mu mujyi ndebye ahangaha harimo umuceri harimo umugati tonton nako mfashe A bag of rice. hano bazanyemo agafuka k'umuceri kandi sinagashaka gaterura ngo nako mfashe papa genzi zasuwe ndetse imiryango yose irabanye bakse baby guards ngo nabarinzi b'abana navuze uyu munsi navuga nitonze ariko my friend is hey
rwose byatinze mugeze gusanga mugeze hakuno bakicaye bakiri nk'uko mushya bagiye kuba yagera akajya mu mujyi ariko mugeze ntabwo babyumva baramukunda baba hafi n'abasiga basigara bahangayitse nudusiga nka papa zatwishe papa dore n'uyaho usabwa ngo turye we na mama baratuzira baratwanga ntabwo rwose ntabwo mahangaha namwigira ikibazo You guys letters. Nzajya basumana imandikira inzandiko. Look. Nusa inzandiko uzajya inzandiko barazirya ko uzajya twohereza inzandiko. Zamariki. Pano bone natwanga byo nawe tujye ntabwo mbishaka. Je nshaka basi ngube hafi kujya no giteka nanjye mbone byoniki. Byara bigeze babitsibwe kugira ko byose bitekera bikarya. Nawe ubundi sanye na mugezi barabyanga. Bazi ko babye abana bibyanze babazira kubi. Ndakeka gose ankaranga beke gose giye vuba nitegure gende ko bakicaye zabye gose umutoye teka byenza baza umukuru dukora iki razi The Bible says that with God all things are possible. Rabizi gose muri Bibiliya aravuga ngo byose birashoboka mu imbere mu izina ry'Imana none dukora iki twirwaneho rero kuguma hanga ugene urabye baraturambiwe razi tubomeke niyo kata Samye zo sakona ku ruhande hari wasaga ni kananga yakubiswe Look. What ageze kananga yajanga ageze imbere bagenzi be gagasomyeza yakubiswe bamusaka cyane kubinze byatinze zakona mu mujyi hari abageza bavuze ngo umukobwa agiye kuza kuba mugenzi mu mujyi Kigali ave mu cyaro ko yakinjiye tawuni aje muri tawuni gusa mu mujyi dorabahari Yeah. Kobagenzi yakaje mu mujyi hari uwamukunze ndetse ngo azari inshuti ya se ameze nka sawa muri kano kanya mu gihe umwana nta muryango afite ababyeyi be benyeze ko bari bapfiye muri agasida y'imodoka Bax baby guards karacyatangira mugenzi navuze mwe mutuze murebe muhanga amaso n'impamvu ndahangaha ibindi mumbaze ko yakije mujyi amaze iminsi ari mu cyaro nta muryango ndetse umuzanye ni nyirimbirima ko yakije yanga afite amafaranga n'umukiriya n'umugaga hello Oh. Yego ndakumva ndakwibutse. Oh, that's all right. Imana ishimwe kontere zageze Dar es Salaam. Sawa none kanza neza abashoferi bazigeze Kigali. That's a good news. Ariko sana makuru meza. Right away. It's okay. Sawa. Thanks. Urakoze cyane. Bye. Oh, no ye. Mwana wanjye onaye. Oh, this is my house. Aha ngaha ni inzu yanjye. Do I be staying? Ni ugiye kuba nawe utuye muri kino gihe. Get things from the boot. Gira abagose bake ibintu biri muri boot usigaye tugire ubizane mu nzu. Sibyo? Yemeye kwishinya kumisha Minerivare akiga. Akanamucumbisha byanza kuno mu mujyi. Kwa gafunga ko muri boot. Yeee! Jajana. Saya. Janza gusigara icyaro. Sari byije mu gikumbaraga byara biranga. Ndakubwiye. Filime yose mbonye bibyara baziko byaga byakunda bye ko dukora udutendo tayo butondo bwatangiye. Ubukoryo bwabaye bwishi muri kano kanya. It is it a for us to follow our own sister to Lagos. Ntabwo rero sinara ntabwo mu cyaro. Naje mujye nkukurike ko ntabwo wansigura bizi nawe muvandimwe njyana nawe mama nawe papa. Look how things are done. Hasa mrakora ibiki mwebwe. I will come back and see. Use oncle nababona. Sister, we did not come here because of him. Nose ko ya oncle yemera kuduta utuzunye kandi tukuna natwe tugukunda. Ntabwo tubyemera. Nubwo dufashe tugumane nawe. Muko. Muko, muze ko yakaje. Muko. Man babare ku man dufashe. Ko muze yakaje. Kizanga yarumiwe. Abona byabyana birangaha. Jackie? Murakora cyanga we Jackie na Bruce. Murakora cya? How? What are you? Murakora cyanga hamubwiye ngute mwashanga mu muki. What is happening here? Ibiki bikimo kujya biranga abantu bana bashe bati. Banyine bano bana. Okay. Is it a time for somebody to come and stay with you? Ese ni cyako tujanga kujya tubane nawe kandi tuzuko nawe nimeze nka data wacu. Since we are busy. Ukoze icyaha. Yes, uncle. Do you think that all these good things you have been doing for us that we don't see? We will see them all.
With better to ese undi kuba uri muri iyi nzu yose wenyine urumva byo bihagije kazo na basi tukubanisha bring back on. abana baraha bazi bigeze no kwigenera Okay. sawa Your father and your mother know that you are here. ese iso na nyoko bazi ko muri aha ngaha dore kwiza dore kweza no niba yemera akanye sibizi ese iso na nyoko bazi ko muri aha ngaha cyuzunguza ukagenda kita dore kuri cyenda kikarakana Yes. iso na nyoko bazi ko muri aha ngaha dore sha sinumaze gakoze iki niba yemeye niba akanye simbizi Hey! yes bini bibazo kweli We're on vacation now. ati muri munsi ya vacances mwamaze Nonye, please, what you will do just bajyana byana mu nzu byigaburire gusa ejo bizatera ibyo byo mu rugo ntabwo mishanga mutahe till I come back. batahe kabanze njye mukazi mfite ibyo ngiye kujya mu gihe tukabusaba bitabagiye vuba batahe Hey! dore ko basa ahe byana biraje ni nkubaganye nawe undebe byaze muri butu y'imodoka ya tayari yabere yambaye gose mwiteguye kujya muri marato kwirukanga Yesu mugezi yakageze abaje Kigali myese yawe gose ntabwo gusoma cyaro kumbaraga nise wabo sasa abana bajanga nakubwiye aba bana mubonye hose kazo kwagiye kudukorera dutendo ko bakinjiye bavuye mu cyaro nubwo abanyana ari sima n'amakaro ntibyatinze urabizi bo rwose ntibajya bamwera abiri tayari batangiye akazi kabo ko kwidegereza bakora kanazerera bavayo imodoka ni Mercedes no tuwapingi ni Toyota iyi Mercedes wapi ni Toyota nibize no gusoma do yingi ni Range Rover wapi ni Daihatsu do Daihatsu uraka Daihatsu S-O-R. cyana biranga iyi ngi ni Daihatsu nge ndabizi tuyireke tugende wapa ahubwo iyi ngi ni kunira ukururana byana biraka niba hasi batari ukura do ubona ko ifite amapine 10 nibize no kubara hafi ngane hafi no kabeshya ingana ngari ukururana iyi ngi ni nuza ni vatiri tugende I dreamt of where our father was riding his vehicle. usicyaba bwo yaga tumbuka nk'iyi ngi wamaze beshya so waruhari bivayo mubaganye n'ebyiri tayo icyonzi cyo nyiri iyi nzu cyose bakajya gatara rwose atangiye kwicuza impamvu yabazanye aha ngaha naticuza imbw'impeke ko byakaje ibikubaganye Let's take area. hano batembera bamenye ibyatsi biri aha ngaha muri jardin bagita ngo iki hari indabyo bwoko ki bazanga ku umuryango utasi urafunze This man. shani bigufiye do byose meze nka cyazizo ntabwo byose kigira ku ngufuri zizo yihangane ntabwo mubyinye ku mubyimba aka kariho karavugwa I will go. I see now. funga tugende mujya heza I understand you. funga tugende mujya hehe I don't know what you're naho talking usavuga ibiki tugiye gusohoka Swahili. It's for us and mind your business. sasa mugeze gusanga umuzamu hari ni nawe ni nuza ni dinyo ni kinyo Are we at the cliff? Look at this boy. muri abasazi aho funga tukagenda funga tugire hanze We don't know. Maybe you may be ntabwo tuzi ibyo gusa funga tujanze ntabwo dushinzwe uri kwajya dushinzwe Hey! simba shinzwe Yeah. nkaza mwagize bashinzwe mutangiye kunsuka mu kunca amazi No. oya Please open this gate. wafunga tugende cyumo dushinzwe gushinga gukurura icyugi kuri icyugi tugende gukurura icyugi Small wiki. abasenze mwese nk'amayakazi wowe mugabo njye nkurura icyugi nk'amayakazi Me. dore uko basa Where? nyanza vumba mwe Go beat her for me. udukubita wowe kubita niba musenzi we Go beat her for no. reka dukubita tujyanga tugweka cyo tubera ibamba tukukubite Wicked. You want us to beat ourselves? yega ngo tugane we musenzi kajya tugweka cyo tuzisha mugende mutoke mugende uri nzara aha ngaha n'ikinyo I will beat her for you. rugeze imana ashaka kiriye nzakwereka icyo ndicyo mureke sha azatubona reka ari igenzazo ngo bwa dusumba daturusha amavi Okay. I will take it. na kubwiye tayari kumenya suko suje mu gace batembere myese n'usomenye rwose yameze yate kariti iteye ite bajya n'ahandi ni ibyana inzane bikiri ko byakagiye ni ibikubaganyi ntibyatinze genza mu rugo masaha y'ijoro nawe ndebere filime hari uwatse ngo azacumbikire mugeze umukobwa mube hafi ibyo yatangiye masaha y'ijoro umukobwa aryamye hehe kugira ngo waje wari inshuti ya se avuga ngo akeneye guha umwana icumbi sinzi ariko ntacyo ndenza aho ngaho
tangiye kumureba neza hakuno aramupima. Namwe muzi ubwenge mwize primaire. Ibi mwabyibwira. Abisi si abantu. Bimwe bavuze ngo rya nako mwihangane. Rero umwana wese nk'uwawe muri ihangana narimba ijambo ribitari rikenewe nuko kandi nanabivuze nta cyaha naba nkoze utabiza nteribuye. Mugabo batangira kumureba, batangira kumusuzuma potential na ability nimba ashoboye. So mukoreho ra cyangwa mbireke. Nawe undebera abagabo bisi iyi minsi. Umwana byaye umunsi y'abana byaye ni watangiye kugira tangira kwifora. Tangira gufora umwambi n'umuheto wabo. Bagabo baraho nta n'isoni. Bax baby gods. Mona abarinzi b'inzana. Baby gods. Tukireba. Kandi shaho babana twabonye kuri mushiki wabo my friends baravuna. Uyu mugabo Imana gusa umurinde. Abana bakuvumbuye bagushotada. Bari abana nyine nabonye nta mikino bafite. Nibyara bifite imitwe ifunze with my friends. Tanze kwingingiriza. Muze atangira kuno kwigose do. No kwigereranya se nkoreho hano cyangwa mbireke. Nawe undebere. Ibyo umuntu yivugiye ngo isemeza amenyo irangize ishira isoni do. Tayari shayine iminsi yimeruka tu. Icyonzi cyo iyi si yacu isigaje amakorosa abiri ikagonga. Isi yacu turiho iraharindimuka iri ku manga y'umusozi. Kabo byamwanze mudabo zahera. Umwana kwita se wabo wabaye inshuti yasa kiri umwana kuzumureba none tayari utangiye no gushakashaka kugira ngo ugire umwitendeke hejuru. Cyamwaye rubizu mu gutwi. Ibibizo byinshi cyane. Mwana araguruka. Mwana wa. No, don't be. Nawe wigira ikibazo nta kibazo. I came in here and I saw you sleeping. Ndinjiye nje kwa niba waryamye nsanga ko urasinziriye mwana wanje. I decided to give you a good night. Niyo ngo sebese mujya nkwe rwose urubizo rwa bone ni good night kiss. So, nta kindi. Yes, I'm back. Ndagarutse bwo gitaha. Actually. Nagiye muri misiyo zijyanye n'amakamyo yanjye zagiye guturuka Dar es Salaam. Urumva azaca irusumo amubwiye amenyeze by'amafuti. About urabizi rero mba nagukumbuye mwana wanjye kwa ko so yari inshuti yanjye buri aso yari inshuti yanjye. I can't wait to start studying. Oh, that's my wonderful. Rwose mwana buryo byakika wewe kinje ufite kujya kwishuri ko ku Imana ishimwe mwana wanjye. Okay, that's my gift. Sawa. Amwonye rundi rubizo filibira. Abateka mutwe sabantu. Gusa my friends nguteka umutwe. Imana ikagutekera ibirenge. Bagatetse imitwe. Tuke tuzi cyamugenza agashaka kurasa inyoni. Yatangiye gufora pito ye. Irimo munyine mu muheto n'umwambara urasa inyoni nyine. Nuko. Bagera gusanga mu rugo hari abanezerewe baje mu mujyi bavuye mu cyaro ugishimo ni bwose. Ndetse byazo gasanga umukobwa ne ku ruhande. Ni minsi micyo nyenza gatanya gose kujya ku ishuri. Cyamuzanye mu mujyi. Ntumbaze ngo bano bato yabo bariga simbizi byabo. Nako ngo bari muri vacances da niko babeshye bo binjire mu mujyi. Cyangwa se amucyaka arategura gose uwo meza. Ategurira se wabo gusa se wabo twabonye ameze nkaho afite mu muco aruniga tu. Runiga impinja. Cyangwa sangaha ko yakaje. Ibyana bimwishimira kubi iyo bimubonye.
Kugeza akageze muzehe yavayo. Gusa muzehe ntiyishimye, ni muzehe Nyirimbirima. Hari target ye itagenze neza. Kwa agatunganya ibyo atunganya ameze gose mu cyakafite kurya akajya mu kazi, ndetse wa mukuru w'imyaka yagiye gose ajya ku ishuri cyo kimugenza. Mugeze mu rugo ko bakabaye akazi kamugeze n'abana babiri, no gukina no kurya. Barakina bukira ugacyonyeza bose bakina. Da nombaze ngo bavanye Herudo. Sinzi niba abanyamugezi baza abana bo bagiye. Baje i Kigali biyibye. Kwanga bagakinnye bara bakina munyeze mu masaha y'ijoro kuva tongoni bakina naka kanyuza bagiye bagikina bakora bya rudo zagakinnye arwasaga ikananga okafu no muhoro gapanga. You two crazy boys. Ngajya mu bibusazo bw'ibyo bari amukubise. That you never have hand in my face. Ngabajinga ngiye kwese motaje mu buzima bwanyu bwibagirwa kumva ngo abasenze mwe. This will be the beginning. Ndaje mbigishe uyu munsi murapfatu. Ninge n'ugerezo ryanyu naryo tangiriro. I'm sure he's talking to you. Nase navuga nari cyangwa mukuvugisha we naganje arimo kuyavugisha da. Barakina. Nkabageze atarimo kumubona abana barahaga. You. We, ntabwo we mbwira biramukubita. Kandi irwanyi bidiha umugabo. Biramudiha. Ikananga yabiterereje naza abo yihaye. Baramwongera kujya atabyimbirwa bana baraha ubwa mbere baramuhaye niyemera baramwongera atabyimbirwa no kafo yaragiye arigerereza igereza mushiki wabo ukafo sasa yazanye muhoro we agapanga kepa agapanga yaguruka baturipanga kiramwongera ikindi kitara baturipanga ye abaturipanga wasenze urutwe bese arabatema Belata amaraso filibira bombi barotaga sasa ubundi byabaye ko abantu barota ibintu bimwe icyarimwe ariko kugeza abana baragabona ibitangaza barose ibintu bimwe icyarimwe baroteye hamwe muvana amaraso nande amaraso katurebe none barimo kuzanjye barimo kuza se ndarose ndose wakafanya gupfa baradutema none zukademya ndimo ndarota cyane biranga abateka mutwe bara ubundi naho byabaye n'impanga zavukiye mu masegonda ajya kungana ntabwo zirota ibintu bimwe. What did you do? Uretse nyine abantu bakundanye babaye imiti mirota ibintu bijya gusa dange babaye impanga. What's the dream? Ndose baranamenya kuhambirwa nyakuvunirwa imyambe yarantemye sha muvandi twitonde biroko twigenera ko yisho araduhitana genza ku ruhande sasa muzehe Nyirimbirima we rwose uwaje kurera umwana afite ubundi butegeraga mureremo. Look at you. Arabona Just a complete resemblance. Rwose ngubonye usa na sumuko uzugo rwose do usa n'amazuru we na sosha. Oh, don't stop smiling. Rwose yuko museko ko ufite n'inkingi idasanzwe imeze nk'yantuza James urumva seka nuko. Oh, so what is this, a pimple or what? Ese ka container gakeye ka pimple cyangwa moya nakanu kizanye narakavukanye. You see, I said sasa hano bavumye zo bamanege ebyiri ni Bruce na Jackie mazina aranga. As we are here now, I no longer feel the same. Yakandi Bruce nyezo bafayo ni Jackie na Bruce kwakaje bonye hakurya muzehe imyenzo gose kigano yatwashe n'umukobwa me of my relationship with your father. Ati rwose mukagwe nkubonye rwose nyibutse kunanye banye na so isa inshuti yanjye buri yaso yari umuntu w'umugabo sha yakundaga abantu aze gukundwa akaza dubwo kadusangire mu muko. And this is my own. Katunge makana kanye nakana kawe. Yes. Onkire hakora bajya alcohol inzoga. Look at this. Oya hanga harimo 2%. Yeah, you must ntabwo imena neza nawe nta kibazo cyaye kibini kanyanga cyangwa se uduwiri things. Kandi ubwo sikagushyira mu buryo buzima gatekita nk'umuntu w'umugabo ndetse gatuma ukura. Uzara keneye kurasa inyoni
arimo arakimwana muri tageti amurangiza. When would I start attending my extra? Ese muze nziga ryari ko naje nje kwiga byagenze bite? I found a very good place. Nakubonye gusa no kwiga heza cyane ugiye ikibazo mwana wanjye vuba rwose agiye kujya ku ishuri kujya kwiga. Do everything. Ababyumva sibinikira uyu musaza kweri basangira izoga bare baganira ntaryame muvandi nangiye kumukeka amababa nubwo atari ifundi rwose njye namuketse dukora iki muvandi baza bugeza ku mukanda mak'abanyerondo. At this time of the night, as Uncle likes to engage until we into a discussion. dore amasaha 8 z'ijoro barimo baraganira iki kweri? It's like they're talking about their family history. cyangwa baravuga ku bintu by'imiryango yabo n'indi n'amateka y'imiryango yabo. Ikimenyetso cyo ni ikigo ryine gitoya. That's their own Ntacyo berekana ibyo n'undi ntabwo tureba. Ko none nazo tujyacu bitubitse shinga by'umuntu twakoze bitaho kafu. Barimo kuduhiga bukwari. Cyangwa cyo gusanga mu cyakare. Babisha muri siporo ni Jack na Bruce. Siporo mu cyakare bari muri siporo. Nta mbabazi muri siporo zabo. Sasa ngaha Kinyo Faruku abona abantu barimo kurwana ni Faruku avayo ibinekira. Biri seriye Faruku azagunda n'ikinyaza gutabara Faruku. Muri mubiki ntabwo bikureba. Ibi ntabwo bikureba bajya hakurya kujya kugipanga gukorera bituvangira. Genda ukubure. Genda ugwa bagashaka twanga twagutabaje ndi mwana baje. Mwanza muvanga aha. Mugende. Jya hakurya vanga genda kafega ibi bijya hirya tubi ruhande. Mwanza namwe muranzi usura wora tuze. Kanza mbere sha. Teba kimwa anga cyamuhereza amabashi. Ikindi cyamuhereza jana na mikini hari. Jana biranga biramuhereza. Wa musenzi we bakuza Kinyo so uruzingo Kinyo Faruku. Nagaza bo yinje bugese n'abana b'ibisazi. Uko soba yakashe. Kingi cyuriya mu giti kirazamuka. Jana n'indwanya. Abana baranyishe. Abana bose baranyishe barubaje baneze nagurutse. Oyo muginga yatuvanye niba tumukubise. Aratwinjiriye. Cyo tumuhoye aho jyanye kura hakurya cyangwa kunaza dusakuza n'inzinyo niba tumukubise. Cyo tumuhoye nyine ko. Bose unakurikira abana mamanukanga ngiranga mamanukanga aho. Shut up there. What are you doing there? Manuka wako cyangwa ngaho. I was afraid. Nyine natinye ko ni manuka ari bungubite ni mpamvu misibo kugira ngo mbe ndi mu giti ni gume hejuru mu giti utangubita. No, I will not. Manuka manuka. Huh? Will you join me? Waje kamfasha. Oya hwego mahanga. Calm down. Okay, I'm coming down. Hi, Uncle. Ongire. Sneakers. I'll buy all sneakers. Ese baza tugure sandali manuka. Ciao Kinyo. Faruku bamukumpise umwe wo bajya ngo ngita gukingo nabakimaze bakoze ibiki. Umwe wo muri mukimare. Bamukumpise benye yose bayamaramo. Calm down, no. Manuka. Don't beat me. Tonto nongo bite manuka. Kibayo kiramanuka cyana kiranga. Ngena hanga. Gwina. Don't you people think that this man is old enough? Najyana mwe nago muzi ko Faruku nubwo ari uruzingo yazingamye ariko ashaje. Muze mu mugenzi wanyu. You have to warn him. Hako none banyajya kwitondera. That's his business. Tangaza ngo twitungana nawe. We'll run down his Nimba kuzana nagaje kinisha banyi nangu tira kuzibageza agiye gukora akazi kakujya kakuza kutuvangira. boss. Yes, sir. Dore ko gisa. You are here telling me that I can fight the thing. I can fight. Ngagarika ngo muzi kurwana se mu muziki. Okay bazo akanye tweko ko tuzi kurwana. Twekere ko tuzi kurwana. Twekere. Bereke se barekira ngaho. Byana biranga. Get inside, both of you. Mujye munzi ndani. Dore ko basa. Okay. Shaba kubise Faruku shawo. Abura ubwenge. Apoki. Faruku ndi wababiteho. Bayo kuturwana n'abana mu Rwanda mu biki. With them. See, they're all kids. Okay. Ko wakutse amenyo aruna yakwekera cyaka bino nandi bayakure. Very good. Abana rwose nirwanyi nibitangaza we nibitangaza. Cicika. Go back to ya. Jya mu kazi kawe tuza abana bareke ukajya wivanga mu cy'abana. Ndetse n'ubwo sakona ku ruhande. Ngeze byatinze. Wa mukobwa mwiza atagiye kwiga. Ndetse byose ku ishuri aho yiga ntago azabye ku ishuri wenyine. Azana abanyeze n'abasaza b'abanyenzi babana bamwikundiye babanye mu rugo. Yaje byose ku ishuri. Abana banjye umunsi cyo kwiga kucyo bise corruption. Ruswa. Corruption muyibona mutemwege muyizi hiki.
mugenzi barica cyane ni mu ishuri bageze uko yakize afite gutaha we n'abasaza b'ebyiri bameze ngeze nk'abavandimwe umukobwa ni mwiza mu gutaha hari uwitambitse sasa urabizi byamaraga ntibibura arakameshi mubonago ko yagasohotse How are you? Can I talk to you? yaye muko twavugana icyambaraga mugeze yashuka dadi My dear, my princess. yaye mukobwa mwiza cyane yeje ukomagoma akazi cyanjye bite muko Mister, just to say she is busy. ye Mr. nagora ko mukobwa ko gameze nk'afite akazi kenshi ushaka hiki kimwishanura Why are you calling your princess? wode uri guhita igikomagoma akazi wowe wibonye mwana w'ibwami Imagine. Yegade chike machine chikana bivuga. Oh, feeling like a king, emoji. No, come. Yego nuko usana ruvuga ifata ngajya ngo ni rwase rw'umukobwa. I just. Yemwe bameka kuvuga usama mvimbe ariko. Uncle, Imbere biki. no, we are kids. Utamuka ugetonto rwose utamuka reka tugende. You know. Shaba fuhira mu cyabo shaba byara birahanga. Bimfuhira kubi. Kubakaji. Kugeza kwa byatinze. Sasa nyezo akananga ngo nibigenze ngo nuzanuza okafo. Naye mugeze guseserekera umuki. Aza asanga abandi mu muki. Afite umukunzi binyoza agiye mu muki. Yaje amusanga. I beg, I dey look for. Yewe mutangiye Kigali wanje Kigali hagati mu mugi ntacyo tugende. Aho ngo ndahaza gusoranyishura icyatanga. Sawa. Tujyane yana Kigali. Twakuriye moto. Yabaje Kigali nk'abandi bose. Ikananga. Yinjiye umugi. Afite waje gushaka yari yakunze. Filimi raha. Black Baby Gods. Barinze binzana.